Yes, ikaze kuri aya makuru yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turabifuriza kugira umugoroba mwiza kuri mwe mwese mukunda gukurikira aya makuru, namwe mudukurikiye kuri Top Kivu News. Bwana Pacifique rero turaje. Twaje kabisa, twaje twambaye, twaje twiteguye, twaje twambaye ingabo natwe kugira ngo tubabwire uko byifashe muri aya masaha mugoroba. Uyu munsi rero tuzanye iki? Tuzanye amakuru menshi cyane ari kuvugwa hano kuri tele y'urugamba, aho twirwaneho imaze gukora akazi gakomeye cyane. Bwana Fils, uyu munsi hari amakuru amenyekanye y'igitaraganya avuye hano Igoma kwa Sultani Makenga. Ni amakuru ahabuye cyane Kisekedi. Hari telefone iturutse mu ntare za Sarambwe yumvikanira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni telefone Makenga yavuganaga na Trump. Ikinshasa barabimenye. Ikinshasa babimenye nabo bahise ko bakora ikindi kintu. Ibyo byose rero nibyo tuje kuza tubabwira. Icyo kintu ni igiki? Owe ihangane gato ya gusa turaje tukikugezeho, iyo yari incamake. Mu yandi makuru kandi Bwana Fils, hari amakuru ari kuvugwa ahangaha mu mujyi wa Uvira, ubona ko twe turi ku masaha mugoroba. Sinzi abo abadukurikiye amasaha muriho niba ari ku gicamunsi muri hanze nyine, ubwo ndabara ku migabane y'Uburayi, ariko twe turi ku masaha mugoroba, turi hafi za saa 2 gutyo. Amakuru atugezeho y'igitaraganya avuga ko mu mujyi Uvira mbere yuko saa 12 z'umugoroba zirenga ngo bihabe saa 1. Amakuru aturutse ara mu mujyi Uvira nuko humvikanye urufaya rw'amasasu, ariko amakuru aturutse mu baturage ndaje mbabwire ayariyo, mbabwire abo bantu barasanye niba ari Muvetura cyangwa ari FARDC, uraza kubyumva muri aya makuru. Yego, sibyo gusa nanone kandi Makenga hari ibyo yabwiye Masunzu nyuma yuko ava mu nama. Ibi byose rero turaje tubabwire ese baganiriye iki Generali Sultani Makenga ndetse na Masunzu na Generali Masunzu Pacifique. Mukanya mbonye wa mugabo bita Wiri Mishiki yongeye kuvuga ko ngo wa mutwe wavukiye Katanga ngo Muvetura amaze gushyiraho n'abayobozi. M23 ngo yashyizemo abayobozi. Niko Wiri Mishiki yavuze. Ngo amaze gushyiramo n'abayobozi bo kuyobora. Ubwo rero nicyo gihe kugira ngo Kinshasa yereka amahanga. Mu gihe Kisekedi yaramaza akanya gatoya, sabivuze Jora sibwo wabivugaga avuga ukuntu yahagaritse ibitero byo mu kirere n'ibitero by'intuze. Kintu cyantunguye n'ukuntu nabonye byarashe muri hano mu bice by'imu Minembwe, hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi byose rero tugiye kubigarukaho. Uyu Wiri Mishiki yavuze bino bintu ashingiye kuki? Ese koko Muvetura yaba ifite mukoko muri uriya mutwe wavutse mushya muri Katanga, ibyo bitero bya drone byagabwe mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, kandi Kisekedi yavuze ko agiye kubihagarika. Byose rero tugiye kubigarukaho Bwana Fils. Ndetse turaza no kugaruka kuri President Evariste Ndayishimiye, muze kuba hafi cyane abarundi bafite amakuru adasanzwe ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi. Yes, ibyo byose rero birahari neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Yes, tubahaye kazi rero mu makuru arambuye. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wakora subscribe ndetse na like, ni ibintu by'ingenzi cyane kuri twe, biradushimisha. Tubona yuko muba mudukurikiye mudukunze natwe, kuko natwe ibyo twakoze tutadukunze. Yes, Pacifique rero reka turambure amakuru yacu. Yes, reka turambura amakuru yacu twite tunayahera kuri iyo telefone Bwana Fils. Nabonye mukanya hari ukuntu wari urimo bikurikiranamo cyane, nagira ngo utubwire ubundi gute Makenga avugana na Trump. Reka nkubwire rero Makenga kuvugana na Trump byo bigomba kumenyekana, ahubwo ikintu gihari kugira ngo uzapfe kumenya ibyo baganiriye biragoye kabisa. Ariko icyari gihari nuko Kinshasa bo bashobore kuba bamenya amakuru aturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Trump yari ari kuvugana na Makenga. Niho babikuye. Hari abantu babo bariyo babahaye amakuru akavuga ati Makenga ari kuvugana na Trump. Yego. Ndetse bari kumwe na Colonel Nanga. Kandi ariko se buriya ntago Kabila yarahari. Bari kuganira na Trump. Sinzi ibyo baganiraga, byo biragoye cyane. Ariko Kinshasa kubera yuko nje bivuga Kinshasa ntago bafite kuba bagira controle mu bintu byabo ngo bashobore kuba ibintu byabo babigira ibanga, bahita bashyira ku karubanda. Buri gihe niko bameze. Yaba zawazereno karubanda, yaba ubutegetsi bwa Kinshasa karubanda, yaba igisirikare cyabo polisi ku karubanda. Reka se nakubwira noneho rero Makenga ibyo baganira ubwo byanga bikunda n'urugamba, nta kindi cyangwa se n'imirwanire kubera hariya n'uburyo bagomba kwitwara. Ariko Kinshasa nabo icyo bakoze bahise ko bahamagara Trump. Kinshasa abashinzwe mu biro bya presidence wa Kisekedi bahamagaye Trump, baramubwira ati rero nyakubahwa
twebwe turagusaba ko wadukorera igishoboka cyose ugatera umugongo M23 ahasigaye ukaza ku ruhande rwacu icyo ushaka cyose tukakiguha. ati twabuze iki dufite amashyamba, dufite amabuye y'agaciro, dufite imbwa nyinshi, dufite buri kimwe cyose, dufite ubutaka wakorerwaho ibikorwa runaka byose. Ufite uburenganzira bwo kuza mu gihe waba uteye umugongo intare za Salama. hari ikintu kimwe Tshisekedi yabeshye Trump ngo afite ubutaka nyine. ubutaka arabufite ariko se bumumara iki? None se reka nguba oya Trump yaza kwashinga inzu nawe urasetse afite ubutaka ariko buberamo intambara buri. None reka nkubaze hariya none se ubutaka bwose bwa Kongo niko buberaho intambara? Shagiwe n'Kinshasa mba mbona nta mutekano ubaye. Ntago ari cyo bishatse kuvuga. Trump Tshisekedi afite n'ubutaka bunini, afite n'amashyamba manini cyane ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaza guhakorera ibikorwa byazo runaka kubwo butaka. None nta mishinga myinshi y'iminyamahanga iba hariya muri Kinshasa. Iba muri Kinshasa hariya muri Kinshasa. Barahari ariko abari bose ntagarabanya. Erega umunyamerika buri gihe atera imibare. Nyine niyo mpamvu ashaka kujya n'ubwo. Niyo mpamvu bwati hano twebwe dufite buriya reka nkubwire. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashoboye kuza bakabahereza wenda ikibaya runaka, bakabahereza umusozi runaka. Trump bakagenda bagakuraho ibikorwa byabo runaka. Yaba iby'ubuhinzi, yaba ibyo gushyiraho inganda runaka, byose ibyo ni ibikorwa byose yagira gute yaba bashobora no kugenda bakubaka y'imidugudu myinshi cyane bagatuza y'abantu, none abantu bakajya bishyura amafaranga bakakodesha ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntiwamenya business ubutaka bwo reka nkubwire ubutaka barabufite ariko ntacyo bubamariye. Uzi impamvu mvuze icyo kintu nuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buranakibamariye kuko hari ubwo bahingaho, hari ubu bafitiye amashyamba atuma atanga umwuka bahumeka oxygene, hari n'ubutaka bacukuramwe amabuye y'agaciro, hari n'ubwo batuyeho, hari n'ubwo bakora ibikorwa byabo runaka. Nta butaka ari butagira nyirabwo. Naganiraga n'abakongomani hari nta butaka butagira nyirabwo. Ujye ubara n'abantu bapfa buri munsi. Erega gupfa ni intambara, ni intambara ihari. Ntago ari ikibazo cy'ubutaka. Ntaho bapfa n'intambara. Ntaho bapfa n'intambara. None se kuri kuvuga ngo barapfa ngo kubera ngo ubutaka bubica he? Impamvu Trump atapfa kwashyira ibikorwa remezo suko atabibona yuko ubwo butaka ahubwo banabihashyira kuko nta bantu wenda nuko areba kabona wenda ise hano nimpashyira iki gikorwa nzungukira he. Ariko nanone ubuse ababiriki abandi bose ko bafite ibyo birombe hari ibirombe nyine nta muturage waho bahatura nta n'ikindi gikorwa kinini. None se Trump yo guhashyira uruganda runaka byamunani kandi bimugereraho ku gihe. Ubuse abarwana n'ibiki bimugeraho bitunganyije yabarwana n'iki. Ahubwo hano Makenga ari gukina ikarita neza cyane. Reka nkubaze Bill Gates ko yagiye agafata igishanga hano muri Kenya akagikoramo ubuhinzi tandukanya Kenya na kuki atagiye hariya muri Kongo kuki nyina atagiye nuko yabonye ariho heza nuko yabonye ariho heza ngo ni habi. None se nimba na Kongo hari kereka za Kinshasa n'ahandi hantu hafi n'ubuyobozi n'ukuri kose gushoboka kuko n'ukuri hariya muri Kongo umutekano waho ni muke. Ujye ubara n'ibihugu ujye ureba no ku rutonde bajya bashyiraho ibihugu bifite umutekano mukeya cyangwa umutekano uzi ko Kongo itaginazamo cyo gihugu ari kuri uvuga uzi ko kiri ku mwanya wa 5 mu gisirikare gikomeye hano muri Afrika. U Rwanda hari ahantu wigeze unanarubonaho uzi ko kiri ku mwanya wa 70 ingahe se yirirwa hamagaza South Africa, Angola, hamagaza Abarundi, hamagaza iki kandi afite igisirikare gikomeye muri Afrika cya 5 aragifite nyine kuki se bikubitwa nyine bagikomeye aragifite igisirikare cya mbere ragenda amaze kukibona ubu bano muri Afrika. Wenda reka tubyihorere gusa igihari nuko nyine ibyo bamubwiye ari ibyo warebye uri kuzana ngo wenda ngo urabahakanira ariko bo bamubwiye ko ibyo babifite kandi yashaka bakaza ibyo byo ni n'ukuri ubwo butaka burahari ariko ikibazo nyine ni cyo ngicyo nashaka kukubwira ikibazo cy'ukuntu Amerika rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika reka nkubwire no muri Iran no muri Pakistan ibyo bihugu bagiye bagira gute uzi ko bagiye gutya urebye ukuntu bashonana bagiye bafiteyo ibirindiro by'ingabo za gisirikare kandi umutekano ari buke
ahubwo wenda nuko hari igihe bataba barabyiga cyangwa se ngo babone ikintu cya nyacyo bagomba bahakorera si uko byabananiye none se urambwira yuko izi wazarendo zarusha imbaraga igisirikare ariko wenda nta n'uwabarenganya Trump yavuze ko atarazi Kongo ayimenye vuba wenda ashobora kuba yaza kubikora ikindi kintu cyantunguye hasi gute yafata abantu yavuze habi hari abaturage babi hari n'ibyo n'amakampani yo muri Amerika ashobora kuza akajya kuhakorera ibindi bikorwa reka dutegereze tubihanga amaso turebe niba ibyo bintu bizakunda hanyuma rero bwana Fils icyo kintu ndumva twari tugitinzeho ariko urumva yuko ibyo byose byaturuse kuki kuri Makenga wivuganiye na Trump rero n'uburiya ni umuntu uzi gukina diro byatari ni umuhanga mu bintu bijyanye no kuba yabana n'impande zombi kandi izo mpande zitumvikana umwanya umwe kwa Tshisekedi undi mwanya kwa Makenga nakubwira ko nta kintu uriya mugabo atashobora ubyo by'umutekano tuwazarendo tujya ikintu no mugabo batagatinga ntago ubu ntukizi ko nuko atarabireba neza avuga ati ubundi amabuye nyahagurukire cyangwa se nyahagurukire Tshisekedi uyu Trump igihe yakaza kereke mu vetura yavuye mu nzira buriya nabyo nyine abitekerezaho nabitekereza akaza gufasha Tshisekedi bagasenye mu vetura dukomeze kwa anga bizakunda hanyuma rero dukomeze ku yandi makuru amakuru ari guturuka ahangaha ku butaka bwa Kongo gira ngo amwe namwe twize kuyavugaho ariko tukatugaruke ku mujyi wa Uvira ibintu bibaye muri uyu mugoroba amasaha y'ijoro reka tuvire hariya rimwe uko twabivuze Masunzu na Makenga Makenga rero na Masunzu bwana Fils urabona nabantu bahoze bakorana ubundi na mbere bari babanyeho mu gisirikare barakoranye baraziranye neza cyane numva ngo barakoranye ngo baraziranye byatari Makenga rero ni umuntu usanzwe unavugana kuri telefone n'uyu Masunzu bapiganwa bavuga ati wowe rwose nzakwica undi nawe ambwira ati nubishobora uzabikore Makenga rero yamuhamagara amubwira ati stop ati gabanya ibikorwa urimo ati twamenye imipango yawe yose utagira ngo inama wakoze Makenga yahamagaye Masunzu umva aramubwira ati turi bwandike muri titi turabyandika hanyuma Masunzu aramwitaba Makenga aramwihanangiza amugatumva ngubwire wa mugabo we niburi umugabo niburi niki umuntu wica bene wabo nta kintu kiba kiri murimo nanjye kuvuga ibintu bibi ariko reka mbere kuko nanjye kubivuga uko yabivuze ariko reka mbe bicecetsemo gatoya mwubahe nk'umuntu w'umusirikare ukomeye w'umugenerali ahangaha rero Masunzu yabwiwe ngwiki yamubwiye ati imipango wapanze ngira ngo twigeze kuyivuga kare kuri la difference twayivuzeho ahangaha icyo tuje kubabwira ni ikijyanye n'iyi telefone yahise ihamagara iturutse mu biro kwa Makenga maze Masunzu aramubwira ati ibintu byose wapanze guhera ku cyambere kugeza ku cyanyuma ni ibintu bitatu bundi yari intwari 3 yari afite ngo za mwamba yagombaga gukoresha senya Makenga avuga ati ibyo twabimenye kandi rwose uhumura intwaro ya mbere turayifite uko irumangabo bahise babatandukanye n'abandi se wabibonye se babatandukanyije n'abandi ati ntacyo uzazohereza ati ntacyo turiteguye uzazohereze atari kwa mugabo wicunge nujya uryama ujya ukinga urumva icyo kintu tugombe duhangane nta kibazo ndakuzi neza ugiye kuryama ujye wibuka gukinga bivuze ikirere ibi bintu nta kindi kintu bivuze nuko Masunzu atazamenya uwamwishe kuko na escort we yamuhitana ibi ngibi rero ikintu bisobanuye urabona Corneille Nangaa n'umuherwe mu baherwa hano muri Kongo urabona uyu nguyu ntuze Joseph Kabila Kabanga aho zari na perezida urumva afazari mutungo yarawufite ukugugu uriya nawe n'umuherwe wakasa mutwe usibye ko imitungo ye yose Kinshasa yifatiriye ariko ntibivuze yuko n'ibindi bikorwa bye biri hanze y'igihugu byose babifatiriye ahangaha rero Masunzu yagize ubwo bavuga ati mana nyagasano ntabari rya none nuhandenza nzajya kugushima nzansaba n'imbabazi bene wacu bitewe n'ikintu uko yamubwiye ngo nujya uryama ujye ukomeza inzugi ikindi nanone nujya ugenda ujye wibuka kwirinda wambare za tibare n'ibindi kuko ushobora gupfa mbere yawe undi nawe aramubwira ati yego sha Makenga we ati rwose nawe ati nawe wibuke ko tuziranye rwose ati nawe aho ryakinjira ati si ubwa mbere ryaba ari kwinjiye ati rizana kwinjirira irya kabiri wa Makenga yigeze kuraswa Makenga yaramubwiye ati ryandasa ngende ndakubwiye ko ntinyura urusasu cyangwa ntinyura upfu nkawe se witujya kwihisha Kinshasa se wamenye yuko M23 yasohoye itangazo rivuga iki ishimangira neza bya bitero bya hariya Goma Kariyo yabikoze se oya Kinshasa yo yabishimangira yashyize itangazo hanze yumve turishimangira kari Kinshasa ariko Kinshasa ashyize abapampe bayo bo kugira gute
wo gukora iperereza muri make Kinshasa ntabwo irabyemeza M23 yo yakofurumye kubera ko atari yo yabikoze Kinshasa rero yirinze kubiga yavuze yuko ari Kinshasa ibihamya neza no yari imaze iminsi nta kintu iravugaho ariko none yashyize itangazo hanze ivuga ko Kinshasa iri guhamya n'ibitero ko Kinshasa rero yakoze kiriya gitero nyine irabikonfirima neza ishyiraho akadomo n'ubundi nibyo ni ibintu byumvikana ese ko barashahatuye abayobozi ba M23 urumva M23 yakikora mu nda koko ibyo bintu birashoboka hanyuma rero bwana Fils Makenga unawe ngari ku karega ka Masunzu ewana ngo ngaramwica ni wahandi bombi nuko rero barapingana buriya rero bameze nk'intare nk'inyamaswa ebyiri zihuriye mu kibuga cyangwa se nk'amakipe abiri agiye guhangana mu kapiteni w'ikipe imwe n'undi mu kapiteni w'indi bakabashyira muri tere bakagenda bakajya guhangana cyane nibyo rero bigiye kuba eka turebe ninde uzarutsinda Makenga niwe uzarutsinda cyangwa Masunzu arajemo ako Masunzu afite tekinike nyinshi mwana Masunzu burangiye naramutinya Masunzu udatinya no kohereza ibidamu reba nka Cyarwembe ni benshi cyane ese buri utekereza ko Makenga wari umwanara sibye ko Makenga nawe ari umusirikare bimazemo igihe kirekire cyane tumwemera gusa ariko Masunzu gukoresha abakobwa ni umuhatari kandi shagira ibikobwa byiza none ikintu kintungura akoresha abanyamurenge sha nawe ndebere nabonye bihaye witwa Fani bamugize ngakagara bamugize buri kimwe bya Fani ngiye sinjya nanabikurikirana sina nabizi nikurikirana iby'urugamba buriya Fani n'umwe mu bantu bagiye bagendana natwirwanaho cyane ariko mu nyuma ngaza kubagambanira sinzi uburyo abigenda twikomereza amakuru yacu twikomereze andi makuru mu yandi makuru rero ni mu by'Uvira niho naringiye mu by'Uvira bwana Fils ibintu bibayeho nagahuma munwa uzi ko abaturage urana ku masaha mugoroba bari kujya guhaha ubundi ngo batahe bateke ariko bagiye kumva bumva urusaku abafunga bahita bafunga baravuga ati M23 buririnjiye bagize ngo ne M23 mu bice bya hariya muri Uvira neza mu mujyi Uvira rwagati yavuze kabisa arumvikanye bari n'abantu muri yo mutwandikire muri comment mutubwire uko situation nabonye abantu bari kwandika ngo tombe Uvira oya no kurita ahubwo se ni yaba yafashwe tubimenye ndakareka cyangwa sha ifashwe turi mu makuru ubu ngubu ukeka wenda ifashwe turi mu makuru nk'uku nguku ariko twaba twandagaye nagiye kuyatangira so nabajije bagenzi banjye ndahoze ese Uvira yafashwe Uvira aho ngo bimeze bite ni ibisanzwe nk'ibindi uretse amasasa ari kumvikana Burya rero ari amasasu ntagara ya M23 gute rero bisobanura aya masasu rero yumvikanye arabona hari mu mujyi Uvira ari mu mujyi munini cyane kandi umujyi ukorerwamo ubucuruzi cyane bwishi pe bushoboka kuko nantu hakusanyirijwe ibintu byaba bijya mu Burundi byaba bivuye Kongo iyo hose za Karimi za Kindu nanda ryatandukanye byose byizirana mu za Uvira bikabona kwerekeza mu Burundi ahangara amakuru ari kutugeraho abazarendo bagize gutya bipangira cooperation bavuga ati twebwe inzarira twishe tumaze imisi tutarya nukujya kwiba bajya kwiba no mu misozi miremire hirya aho mu 2023 aho yagikabi ishize defense naho humvikanye amasasu turabivuga aho na amasasu yahumvikanye ariko nta wamenye ngo ni iki kiri kuyatera nta uri kumenya ngo ni iki kiri kuyatera nanjye niyo makuru bampaye nubwo ati turi kumva amasasu ariko ntago turi kumenya ngo ni iki ninde uri kurwana n'undi birashobye ariko ni mu bice mu 2023 irimo ubwo urumva se yatatse cyangwa bikunda cyenda umva ubwo bayatatse kuko nta kuntu niba yumvita ariho hantu iherereye haba haraswe bakaba batari bo batatswe ahubwo rero iby'ibyo bisambo rero iby'ibi bisambo rero byagiye bipanga operation nabi bigenda ukwabyo nyine bigenda ari bikeya cyane barabasambo bageze ngo muri 11 hanga rero harimo abagiye gucunga umutekano abandi bajya gusoza igikorwa nkuko kujya gusoza igikorwa rero bwana Fils nibwo byabaye ngombwa yuko bagira gute bagiye umucuruzi bagiye kwiba hari muri Kongo nta muturage utagira imbunda kandi bose bazi kuzirashisha barabizi nanjye nahaba umva umva nahita nkagura nkajya nkagenda hano gaucho waza kunyongeta ngakura akofe banza bavamo umugome oya ntabwo ravamo umugore wese umuntu yaza kunyiba nuguhita ngakuramo ngo wete we bavamo umukongomani original ziko ngiye ntabashasa mani zandinde urangiye ntinyo abantu bapfuye kare barazi ko n'amafoto kuyareba mbona ari ibibazo ahanga rero nta kindi kintu cyabaye binjiye kubera ibiba muri Kongo binjiye basanga umugabo yamongo kwirebera match sinzi match yari iri kuba iyo ariyo ubwo nibizira match z'i Burayi
wasanga ari izo muri Afurika cyangwa zo muri Afurika ziba ku mugoroba sinzi. Hanyuma rero ngo binjira bamutunguye bajya kumusahura ngo bari bakekaga yuko afite ngo ibihumbi bigeze kuri 6 by'idolari. Bavugaga ko bari bubimwibe bakamwiba n'ibyo kurya, urumva ko ari umukira makuru bari bafite kandi yara ntibakibitsa mu mabanki. Hanyuma rero bagenda bazi yuko ibyo bintu bari bikosha. Bwana Fils basanze umutipa afite za rumena mabuye ewana rababomoye yaramfite ibihumbi 6 by'idolari hariya muri Kongo. Ngiye noneho nukuzana na bya bazuka biri abashyira ku tugu turitse azazana bya bindi bya atirari bashinga gutya kabishyira amafaranga nkazana K47 n'imbunda idora zikari zahabu ya kabiri mwana. Ahanga rero nta kindi kintu kibaye, abaza rero binjiye ari bazima basohoka ari imirambo, bagenzi babo barabibonye bagira ngo hari abasirikare ba M23 bajya kute uwo mugabo rero atabarwa na FARDC bararasanye mana uzi kuko usika abasirikare bari guhangana bagira ntibazi ibyo barimo. Abantu bazima baragenda niwe bagabanyiriza akazemo ikintu gitumye barwana nukubera yuko bararebye baravuga ati niba nituvuga yuko twari tuje kwiba baraduhitana baratumanika badukatira inuzi, ahubwo turavuga ko uwo mugabo yari kumwe n'abasirikare ba M23 twari tugiye kubarasa birangira baturasha cyane ko harimo n'abapfu. Minota yatugendanye vuga ku Burundi vuba twihute. Ku Burundi rero President Evariste Ndayishimiye uyu mugabo ibibazo byamubanye ibibazo. Ikibazo cya mbere ari kubazwa bari abasirikare bitabye Imana. Icyo ni icyambere kimukomore. Kabiri mu gihugu cy'u Burundi Bwana Fils hari ikibazo cy'inzara. Hari ikibazo cy'inzara iteye ubwoba, bari kumubwira ati ese ibi miceri, bari kumubaza ibintu bijyanye n'amasukari, imyunyu urabizi umunyu igihugu cyakena kitakenye umunyu ntujye uzamuka. Umunyu ntujye uzamuka ngo ujyeho basi n'igiceri kimwe ngo urazamuka sha uheruka kera ugura 50 ya namasaka n'amafaranga yagiye agira abaciriritse. Erega kera n'ubu ibintu birahinduka 200 none se kera ko twakodeshaga inzu y'ibihumbi bigeze no kuri 30 nziza, uzungu uyu muntu ayibonera nga 150. Ayo niyo yanyu 3 yikubye gatatu ni nka 90 yonyine nko muri 2016. None tugeze ryari 2025 ibintu byarahindutse. Ntabwo kera twabonaga abakobwa bagenda biyambitse ubusa mu mihanda, nk'ubu turababona. Bivuze ngo rero byarahindutse. Rero abangaba nabo rero mu gihugu cy'u Burundi ibintu ni ibibazo, inzara imeze nabi cyane. Bari kubaza ibiciro ibishyimbo byazamutse. Ibishyimbo ni ibiryo bikenerwa n'abantu bose mu bigo mu bashuri biganye u Rwanda nabo basigaye bateka. Naho ntibakibona ibyo kurya, abana basi bavuga ati nubwo batariye mu rugo baraza kujya kurya ku ishuri bakajya yoti ariko byabuze bihari biba byabuze. Mu gipolisi inzara iravuza ubuhuha, mu gisirikare nuko, ndetse n'imbere mu gihugu byose bimeze nabi. Neva rero ari kwibaza ikintu harakora ngo azahura ubukungu ndetse n'ibyo kurya biboneke byamucanze. Kandi uko Bwana Fils nuko bihagaze mu Burundi. Arebe Minisiteri ishinzwe imibereho myiza y'abaturage iby'ubukungu babyigeho barabakemura bafungura imipaka ahantu hose birakunda. Ngayo ngo kureba amakuru rero yarayo ngo twa tubafite kuri uyu mugoroba, naho mu gitondo tubazanira andi makuru y'ibyabaraye bibaye. Bye bye.